Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icyambere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789531626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda utaringaniye iburyo. B, akamanuko gashobora gutera ibyago. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isocyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bakaba bari kukubwira ko ugiye kugera ahantu hacuramye, ahantu hari akamanuko, ahantu hamanutse cyane haguteza ibyago. Ikindi, zino pourcentage bagenda bashyiramo ntabwo buri gihe ahoramo 10. Hari igihe uzabona harimo 15, hari igihe uzabona harimo 20, bitewe n'ukuntu ako hantu haraba hamanutse cyane. Niba bashyizemo 20 harabacuramye cyane kurusha 10%. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramuskandika kwa papuro. Ikindi kintu ugomba kumenya ku byapa biburira, ntabwo kiba gishinze aho hantu hari akamanuko gashobora gutera ibyago. Ahubwo uzakibona mbere ubanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho hantu hari akamanuko. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika kwa papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe buremere? A, toni 10, B, toni 12, C, toni 16, D, toni 24. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, toni 16. Uburemere kwa bino binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Iyo bavuze imitambiko 3 cyangwa iyo bavuze umutambiko, niba umupine umwe uba uri iburyo undi uri ibumoso, kiriya kirimo hagati kibihuza nicyo bita umutambiko. Ikinyabiziga rero gifite imitambiko 3 cyangwa irenga, ariko hatarimo imitambiko yo kuri makuzungu. Makuzungu ni cya gikontineri kiba gifatanye na kari y'umuyobozi w'ikinyabiziga bayicayemo, nicyo bita makuzungu. Ubwo muri make gifite imitambiko 3 cyangwa irenga, ariko batabariyemo iyo kuri makuzungu. Muri make iyo mitambiko 3 iri kuri cyaromoro kikiri gukururwa. Ibigomba rero gutwara toni byibura 16. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramuskandika kwa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka,
runaka mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ibinyamitende 3 n'ubwiyikorewe n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri kimwe n'ubwiyikorewe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: a santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, b ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. c a na b ni ibisubizo by'ukuri, ubwo a ikaba ari igisubizo cy'ukuri na b ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Aho ni kuri c, mu gihe kuri d bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri, ni santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Niba ari igare, iriya ntebe y'igare riri inyuma ikaba ingana na santimetero 30. Noneho ubugari ntarengwa budakuka bashyizeho n'imizigo ntiburenge metero 2 na santimetero 50. Wari wahisemo a, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo b, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo c ivuga ko a na b ari ibisubizo bya nyabyo kubera ko baduhayemo ibisubizo bya nyabyo 2. Ikibazo cya kane kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? a kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, b gukacira feri bidatowe no kwirinda ibyago. c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ugabanyije umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza ambutiyaje. Gukashira feri bidatowe no kwirinda ibyago byo byanaguteza ibyago birimo n'ibyo kubura ubuzima. Hari ikintu ukora mu muhanda kigahita kibangamira uko ibinyabiziga byagendaga kandi biba bibujijwe. Ndizera ko ramsamo c, ndizera ko ramsyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarire bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikurura ritagaragara, iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira. Romoroki murayibizi ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa ariko kigakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abandi bari guturuka inyuma yacyo baze kubona ko gihari, bamenye ko cyababera imbogamizi. Kiba kigomba kugaragazwa gutwe icyo kiromoroki kiri gukururwa: a itara ryera riri kuri romoroki inyuma, b itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, c itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, d ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni d, ibisubizo byose nibyo. Ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bashyira kuri iyo romoroki inyuma kubera ko iri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kugikurura. Ndizera ko ramstamo d, ndizera ko ramsyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugiko
kugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira uri kubona ko imodoka yari iri kugenda ariko isa nkaho iri guhanuka igwa mu mazi. Turiya turongo dutatu ni imivumba y'amazi. Rero kino cyapa bagishyiraho iyo bari kukubwira ko ugiye kugera ku mwaro. Murabizi ku mwaro ni ahantu amato aparika, cyangwa ku nkombe ahantu ikiyaga wenda kigarukiye cyangwa ahegera icyome. Bakubwira ko ugiye kugera ku mazi kandi murabizi nta modoka igenda mu mazi. Kugira ngo rero utaza kuyidubika mu mazi bagashyiraho kiriya cyapa, bakagishyira noneho bagishyira muri metero 150 kugeza kuri metero 200 kugira ngo ubone kugera aho hantu hari uwo mwaro cyangwa iyo nkombe cyangwa ahegera icyo cyome. Murabizi bino byapa biburira ubibona mbere kugira ngo urusheho kwitonda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125. Iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Igira ibipimo bingana bite? A. Metero 200. B. Metero 100. C. Metero 85. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi amatara maremare mwese murabizi mpora mbibabwira amurika muri metero 100, ariko kwa bino binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bingana na metero 75. Hano hari metero 75 uri kubona. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko bigira ibipimo bingana na metero 75. Biva kuri metero 100 bikagera kuri metero 75. Rero nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona babishyizemo, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Hano nta byari birimo, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iyo banyuze iruhande rw'inkomyi abanyamaguru bagomba gukikira banyuze mu muhanda, abayobozi bagomba gusiga umwanya ufite ubugari bwa metero 1 nibura hagati yabo nayo. Iyo ibyo bidashobora kubahirizwa kandi umunyamaguru akaba anyura hafi y'iyo nkomyi, umuyobozi agomba kuyikikira afite umuvuduko utarengeje ibipimo bikurikira. Ugomba gukikira iyo nkomyi utarengeje uwe muvuduko: A. kilometero 10 mu saha. B. kilometero 20 mu saha. C. kilometero 30 mu saha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A. Ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. B. Ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C. Ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Utari wagihisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya uhita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A. Guhagararwamo umwanya muto gusa. B. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro.
hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo gice kiba kigenewe guhagararwamo umwanya muto n'umunini kubera ko bari kuvuga iriya parikingi ibiri impande y'umuhanda. Hariya rero ikinyabiziga kiba cyaparika umwanya muto cyangwa umwanya munini. Twagagombye guhitamo B, ariko bahise bongeraho n'amagambo avuga ngo ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, niyo mpamvu tutahisemo B. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya bakavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini bakarekeraho, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikimuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: ntiwatwara ikinyabiziga mu muhanda hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, ntiwatwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa hari ibintu byarenze uburumbare bw'ikinyabiziga bigiye kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko ngo ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: nibe ibinyabiziga byo biba bibyemerewe, A, imashini zihinga, B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga zo ziba zibyemerewe kubera ko n'ubundi bishobora kuba ziri nko mu kazi, birashoboka ko bishobora kuba bitwaye nk'ibintu bikagenda biri kwikurura hasi cyangwa se bikarenga uburumbarare bw'icyo kinyabiziga gihinga. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Ukeneye kode nziza tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hanyurwa na velomoteri gusa, B, nta modoka, C, hanyurwa n'imodoka gusa, D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano harimo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wayihisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Video y'ibyapa irahari, ubonye utari kuyibona kuri YouTube nyandikira kuri WhatsApp, nimero mba nazibahaye nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2. Kibazo cya 12 kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Biba bibujijwe ryari? Agiye mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, C, ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Uba ubujijwe kunyuranaho. Ubundi uriya mirongo irombeje hagati mu muhanda impamvu bayishyiraho bavuga ko ubujijwe kuyirenga.
waba ucagaguye waba udacagaguye uvuga ko ubujijwe kuwurenga, ariko iyo ucagaguyeho uba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye kunyuranaho, mu gihe ugiye gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ariko iyo udacagaguye nta na rimwe uba wemerewe kuwurenga. Niyo mpamvu duhisemo B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukomeza ibumoso. B, kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kukihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Niba ucanye amatara maremare ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga, uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo urumuri rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza impanuka. Uba ugomba rero kuzimya ayo matara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro, utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Ubuhe buremere? A, burenga toni 10. B, burenga toni 2. C, burenga toni 24. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko ibyapa bimanikwa mu muhanda ntibishyirwa ku binyabiziga. Ndakeka ko waramutse rero D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa ku isaha. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni uwuhe? A, kilometero 50. B, kilometero 40. C, kilometero 30. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha. Kuri velomoteri aba ari kilometero 50 mu saha. Noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizubuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe aba ari kilometero 25 mu saha. Kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu saha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu saha. Noneho ku ipikipiki aba ari kilometero 80 mu saha. Ibyo byose ni ibibazo bababazaho, babikubwiye hakiri kare kugira ngo nugerwaho mu kizamini uzumve byose warabibonyeho uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana icyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Hano hari ibyapa bine. A, icyapa B6, ndakeka kuri kukibona gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. B, icyapa A19, ndakeka ko uri kukibona gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. C, icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo nta kirango. D, icyapa A22, ndakeka ko nacyo uri kukibona gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru
n'ibirango by'umukara. Ni ikihe cyapa? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, icyapa B6. Kino cyapa B6 nicyo kigaragaza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe guhita atambuka mbere y'abaturutse aho ari kugana. Kubera iki? Kubera ko uri kubona ko azaba ari mu mweru. Urabizi tugenda mu ruhande rw'iburyo, wari mu mweru, rero we yemerewe guhita atambuka mbere. Ndakeka ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kize mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ukeneye rero kuzajya uhita ukibonera ku gihe, ujya aho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda ukajya uhita ubona na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? A, igihe kigenda hamanuka. B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. C, igihe gifite feri y'urugendo. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona nk'igihe cy'impanuka, kimodoka kimwe cyaguye munsi y'umuhanda hakaza ikindi kugikurura. Icyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka na vitensi ntiba iri gukora. Rero niyo mpamvu duhisemo B, igihe gikurwa n'ikindi kinyabiziga. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri romoro kikuru n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Niba uri kugenda mu muhanda ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kugudepasa kugira ngo umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha. Iryo tara riba rigomba kuba risa rite? Riba rigomba kuba risa icyatsi kibisi. None ngo riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? A, hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga. B, nyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. C, nyuma hegereye inguni y'iburyo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ubundi iryo tara ry'icyatsi rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Yakagombye kuba ino B, ariko bashyizeho iburyo. Ni inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, ntabwo ari inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Niyo mpamvu nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona noneho babikosoye, uhita ubikora kubera ko mbikubwiyeho hakiri kare. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A, metero 50 nibura. B, metero 100. C, metero 150. D, metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, muri metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare aba agomba kubonwa n'uyu muyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana na metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo yo ni metero 150. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Amatara maremare ni muri metero 100. Ibyo byose ni ibibazo babaza babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifite amakuru uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka,
igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A. Guhagararwamo umwanya muto gusa. B. Guhagararwamo umwanya munini gusa. C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Bari kuvuga parikingi. Iriya parikingi iba iri impande y'umuhanda, mubona ko ibinyabiziga biba bishobora kuhagarara umwanya muto cyangwa se munini. Niyo mpamvu duhisemo C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, ariko umenye ko n'icyo gice bari kuvuga iriya parikingi iba iri impande y'umuhanda. Ndizera ko uramutamo C. Ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuga kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi cyiza cyabyo, uduha amasaha ubona uboneka ku munsi akunogeye, nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 08983351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.